muheruka Kabera yafashe ku mushahara wa Kindigita amafaranga akayaha Amahoro ngo yishyure ubwisungane mu kwivuza. Margarita yarasamye. Deva ateye indobo waje yiyita umukiriya w'ibibanza nyamara yaragenzwaga n'urukundo, naho Sinatwita ari muri gereza. Ubu bimeze bite? Ntucikwe n'umukino. Kabi, ndakumva kwihanga. Bwo birangiye se buso guta twisubira mu kazi. Cyane rwose. Ese Kindigita ko mutazanye? Ntabwo yarakenewe. Kwa mari nka nyiri Sarumara. Ndetse no kwihangana uzazipakira akabizana akaba hari. Kindigita rwose n'ikigingi. Hajyaho kwihangana mujyanye rwose. Cyo kora Kabi. Nukuri mwakoze cyane pe. Reka nta mpamvu yo kudushimira. Byari ngombwa ko nziruka kugira ngo ntagire nicira gahunda kandi nanjye rwose ngahita nsubira mu rugo kugira ngo ngire uturimo mfasha Margarita nkagaruka mu kazi nyuma. Nikuye. Ndakuba. Ubwo ni mirimo ki Margarita atakora wenyine utumye wari waje ku kazu kabusubiyeyo. Ngira ngo hari wari guhita ufatiraho. Yewe nta kidasanzwe kandi muri inshuti zanjye ntacyo nabahisha. Ubu Margarita yarasamye nk'uko twabyifuzaga. Ni byiza rwose. Kuri Kabi. Mbega amakuru meze tubwiye. Uyu mwana aje mu mukeneye pe. Ariko kuri kiyungana iki. Ese wagira ngo ntari muri 6. 6 yose. Cyane rwose. Keza niwe ugiye kujya umurera ndabarahiye. Urabona ibyiza byo guteganya imbyaro. Nababeshye iterambere twagezeho kwita ku bana bacu ku buryo buhoraho, ubwumvikane no gushyira hamwe na Margarita n'ibindi ntarondo tubikesha kuba twaritabire gahunda yo guteganya imbyaro mu buryo bwa kamere. Yego urunigi ngira ngo nitubona no kubyara tuzabukomeza. Ariko urunigi wararukunze ko cyane rwose rwaradufashije. Ese wagiye ko mumara kubyara muzahera ku buryo bwo konsa. Burangiye mbyibuka vuba cyane. Ibyo nyuma yo kuva ku buryo bwo konsa twahise dutangira uburyo bwo kugenzura imimerere y'inkondo y'umura. Kandi ngiye na Solange twizeye tudashidikanya ko buzadufasha gukurikiza umwana wacu mu gihe tubyifuriza. Umva ngewe na Mukesha tuzarinda ducura dukoresha uburyo bwo kugenzura ururendo kandi gatwabigeze. Reka tureke gutwarwa n'ibiganiro undi mugasubiremo nanjye nyarukire mu rugo. Ariko rero mwabagabo kuvuga no gutaruka. Utiki Kindigita arambabaza. Wowe nyine rwose kwaba umugabo aguye urenza aho twatsi. Ni iki twakora ngo tumwinjize muri ibi byiza twagezeho? Twumvikane. Komera muke. Mwaramukanye Amahoro mwese. Yego mumbabarire nabakereje rwose nabitewe nuko nahereye hariya mu gice cyicayemo abagore baje gupimisha inda. Hano hari ababyeyi baba baje gukingiza batazi gahunda yo guteganya imbyaro. Rero kubashakanye bifuza guteganya imbyaro hari inzira ebyiri mu guhitamo uburyo bakoresha bateganya imbyaro. Hari inzira y'imiti n'ibikoresho dusangamo inshinge, ibinini, udukingirizo, kwifungisha burundu ku bagore no ku bagabo, agapira bashyira mu nkondo y'umura, udupira bashyira mu kizigira cy'ukuboko n'ibindi. Inzira ya kabiri rero ni y'uburyo bwa kamere bwo guteganya imbyaro. Murabisobanukiwe? Yego nyaboneka reka icyo ngisubize mpitanya no gukingiza umwana atararambirwa. Hari uburyo bwo konsa bita mama. Yego uburyo bw'urunigi. Yego uburyo bugenzura ururenda. Yego hari n'uburyo bw'iminsi 2 ari nabwo twiwacu dukoresha. Rwamwiza arakoze rwose kuko ibyo yavuze byose ari byo. Ariko si ubwo buryo gusa, hari n'ubundi atavuze ari bwo uburyo bugenzura imimerere y'inkondo y'umura, hakabaho uburyo bupima ubushyuhe fatizo bw'umubiri, hakabaho uburyo bw'iminsi 2, uburyo buvanga ibimenyetso, uburyo buvanga ikimenyetso cy'ubushyuhe n'ibindi bimenyetso, n'uburyo bwo kubara. Murabyumva? Kandi ubwo buryo bwose iyo bukoreshejwe neza butanga icyizere kiri hejuru.
ya mbega ngo ndacikanwa we burya koko kwiga ni uguhozaho pe. Erega nta muntu wavuga ko yarangije kwiga. Naho Rwamwi urakoze cyane rwose ku bitekerezo byiza udusangije. Twaguha umwanya ukajya gukingiza umwana ataza kukurirana utaramugeza mu rugo. Murakoze rwose. Urakoze nawe. Ukomeze ubibigisha ibyo bintu ni byiza cyane. Noneho ndagira ngo nsabe Solange we wakoze urugendo rwo kwiga uburyo bwa kamere bwo guteganya imbyaro adusangiza ubuhamya bw'ubwiza bwabwo. Mukecuru arakoze kumpa umwanya. Ibyiza nabonye by'uburyo bwa kamere rero bwo guteganya imbyaro nuko bifasha abashakanye mu iterambere ry'urugo rwabo, kuko bibarinda kubyara indahekana, bityo mukabona igihe cyo gukorera urugo rwanyu no kwizigamira, kandi abashakanye bakarushaho kumvikana. Ni mu muhamasi nyamuneka. Nibyo da nk'uko Solange abivuze rwose byarinda kubyara indahekana, ahubwo twaracikanwe pe. Ubonye ayo makuru yo nyamenya mbere koko. Rwose humura amazi ntararenga inkombe. Igihe ni iki? Muri rusange guteganya imbyaro bifite akamaro kenshi. Ubuzima bw'umwana n'umubyeyi burabungwabungwa, bifasha igihugu mu igenamigambi no kugabanya impfu z'abana n'ababyeyi. Mwabyumvise? Muke ndakumva. Mbabarire rero rwose njyewe nifitiye ibibazo byinshi. Nta kibazo mbaza. None si ubwo buryo bwose mutubwiye umuntu yabubona he? Twebwe hano ku kigo nderabuzima cya Tekana twigisha uburyo bwa kamere bwo guteganya imbyaro ku bashakanye babyifuza. Murumva? Si hano gusa rero wabusanga no ku mavuriro na paruwasi bya Kiliziya Gatolika iyo serivisi wayihabona. Se burya bwose ibiro byawe bibaha ngaha rero. Apo ubu njyewe numvaga wenda witurukiye nk'ahandi hantu ukaza ku kigo nderabuzima cyacu kutwigisha. Reka da nkorera ku kigo nderabuzima cya Tekana hano rwose. Ikindi kandi n'undi wese wumva ashaka gusobanukirwa gahunda yo guteganya imbyaro mu buryo bwa kamere ntahejwe aze kungeraho ndamufasha. Sheila Peter Sheila uri he man? Gabanya akavuye David, gabanya akavuye. Ntushobora no kwinjira mu rugo rw'abantu utuje. Ibana sorry kabisa. Usubizeyo ko ku gipangu hafunze. Reka ndasunitse mbona harafunguye. None uragenzwa n'iki? Niba ari Peter uje kujyana mu nzoga ntawe uhari. Yagiye muri tize za karate. Dore ko amaze kumugira akazize. Taha rero. Herega niwe narinje kureba Sheila. Jewe. Mbabarira umbwire neza inkuru ya Sino herutse kumbwira. Man, kuko Sino yabyaye impanga, Wumve ko naje hano kenshi ngira ngo mpa makuru neza imbona nkubone nkajya nsanga utarava mu kazi. Nagerageza no kuguhamagara kuri phone ntiwitabe. Narabibonye kumpamagara ariko nkakwihorera mbishaka. N'ubundi se ko ibyari ngombwa nari namaze kubikubwira twari kuvugana iki kindi. Kandi rega no kubikubwira n'ukuri se w'abana. Naho ubundi sinakabaye narakuvugishije. Se waretse kumbwira n'umushiha koko Sheila. No se urumva ari iki cyanshishikariza kukubwira neza koko Dave. Hejuru yuko ambera umwana mwiza se. Kubwanjye sinakifuje no kuzongera kuvugana nawe pe. Ahubwo mbabarira. Umfashije wamvira. Ariko se waretse imishiha Sheila. Basi se mbwira. Ubu sino umuntu yabasha kumuvugisha. Genda ushaka utwenda tw'abana n'ibindi bikoresho by'abana umusuri. Ibindi umbaza si ngombwa. Iminsi yo gusura kuri gereza ntuyizi se. Ngaho basi se mbwira Sheila. Tuzajyana se? Njyewe njyana he nawe. Uzamusura ukwawe nanjye nzamusura ukwanjye. Ye baba we. Mama itaba rwose. Itaba we. Uraho mama? Uraho neza David mwana wanjye. Uraho. Niko mwana wa? Umutima w'ubunyamaswa usigaye ufite wowe ukuye. Nakoze iki se kandi mana yanjye? Koko utinye kucucubikanya undi mwana mu gicuku? Ubuye mucumbikira ari kubiki? Nta n'isoni koko. Ese buriya ni rero yagira icyahurira nacyo muri iriya joro koko? Ntiwari kuzapfa ubyishinja mwana wa? Ngaho nyumvira. Mama mbabarira ibyo uriya mukobwa ubiretse rwose kuko sibyo nari nguhamagariye. Yego baba, ngaho mbwira icyo umpamagariye. Ariko ntibirangiriye aha. Turabisubiramo. Mama nyine wa mukobwa nakubwiraga nateye indufunze yarabyaye. Yarabyaye mama kandi yabyaye impanga umuhungu n'umukobwa. Nuko mwana wanjye. Ariko se disi abo baziranenge bagiye kuguma muri gereza mwana wa ubu ntacyo wakora kuko bakabafungura kuzwi. Mama ibyo ntibishoboka rwose
kuko si njye wabafunze. we basi se ubwo uzanjyana kubasura ryari? nuko nyine mujyana nuko bimeze kandi mba mbona ntacyo nabihinduraho. ubu se ukabona amaherezo yawe ari ayahe koko maho? harya pe gusubira iwanyu wabiteye itwatsi? babarira rwose mujyana, gusubira iwacu ntuzongere no kwimbwira kuko nta gahunda yabyo mfite pe. aha, harya gahunda ya nyuma yo ku kigo nderabuzima baguhaye ni iyaryari? nzasubiraho ngiye kubyara. izindi zose nagiye nzikwepa kuko nta mituweli nakaguze. aho ntimunyumvira? ni kumaho karame. uko nagusuraga nje gukurikirana uko bimeze ntiwambwiraga ko wagiyeyo? wabihindura gute koko? erega nanjye njyaho ndakwizera nkajya nanga no kurirwa nkwaka ifishi ngo ndebeho. urumva utantengushye koko? ubu si ibindi byangombwa nkenerwa by'umwana byo wabashije kubyegeranya? mbwira bimeze biti? mujyana karame ndakumva. ndeba uko ntakomeze rega. inama zose wangiriye siko nazishyize mu bikorwa kubera ubushobozi buke. nta kindi giti uri hariya wantereranye. ewe ndabyumva shenge. urumva nyine inzitiramubu yo nyiraramo. umubu nkawurwanya mu buryo bwose bushoboka. nziza rwose. kwipimisha najyagayo ubundi ngakwepa. impamvu nayikubwiye nubwo itumvikana rwose. mituweli nayo narayibonye ariko shahu yo kugira ngo nyibone kindi giti nari muhagamye. ariko nyine iby'indyo yuzuye imboga n'imbuto byoshwi njye byo mbonye nyine. ye baba we, ariko se koko kikindi kitakugora koko? uzi ko wagira ngo ntiyizeye ko ari se w'umwana koko? mujyana uzi intambara yabayeho kugenagamo amafaranga yo kwishyura mituweli. narakenye njya ku isarumara ya Kabira turashwana koko. kugeza ubwo Kabira niwe yiziye maze yakuma ibyo dupfa agafata umwanzuro wo kuyama ngo akazayakata kindi giti. yewe we nyagasani we. nuko byagenze? nuko byagenze. none se maho karame, bimwe twavugaga by'uko wazajya ujya gushaka birakugakora ukabona amafaranga yagufasha kubona ibyo kindi giti atakuboneye byarangiye bite? yewe mujyana karame ndakumva maho. byarananiye pe. ndananiwe ubyumve nyine. nabanje kubigerageza kuri uyu musore duturanye w'umukanishi. nuko imyenda ndagenda nyirirwaho hafi umunsi wose nyabo kandi atari myinshira. birumvikana disi. erega uri hafi kubyara ariko siko nkubwira gusubira iwanyu ukantera utwatsi mahoro. urabona atari yo mahitamo asigaye koko? oya iryo risubizaho urikuye mujyana. nakubwiye ko mu nama nkeneye ibyo gusubira iwacu bitarimo. nyamara ariko ubwo urumva nahinguka imbere ya mama ne koko. naravuye iwacu bazi ko ngiye gupagasa shwi da shwi. nzabanza mpfunda imitwe hose uko nshoboye kose. ahubwo buretse kindi giti nzamwitendekaho kugeza ubwo amenye ko uyu mwana nawe ari mu nshingano ze. nta soni. Mukesha akomeje akazi ke ko gukangurira abantu gahunda yo guteganya imbyaro. Kabera we kwiyumanganya biranze ati nsubiye mu rugo gufasha Marigarita dore ko yasamye. hagati aho nyina wa Deva aramugaya ko atacumbikiye umukiriya yari yamuhaye, ariko kandi anatewe impuhwe no kumva ko umuhungu we Deva yabyaranye na Sina impanga kandi afunze. Ese bizagenda biti? Ntuzacikwe n'inkingi y'amahoro y'ubutaha. Ikinamico inkingi y'amahoro muyigezwaho na Caritas Rwanda ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima binyuze mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC ku nkunga ya Enabel. Itambuka kuri Radio Rwanda kuwa kabiri isa 12:15 z'umugoroba, kuwa gatatu isa 2:15 z'ijoro no kuwa kane isa 12:15 z'umugoroba. Kubacikanywe ibi bice byose byatambutse mu cyumweru byongera kunyuzwaho kuwa gatanu isa 2:15 z'ijoro no kuwa gatandatu isa 8:00 z'amanywa. Mwayikurikirana kandi ku rubuga rwacu rwa YouTube wanditsemo Ikinamico inkingi y'amahoro. Inkingi y'amahoro. Bakunze b'ikinamico inkingi y'amahoro, hari icyifuzo, ikibazo cyangwa se indi nyunganizi wifuza kutugezaho, watwandikira cyangwa se ukaduhamagara kuri 0789113120 cyangwa se 0788435206. bitihise ukatwandikira kuri email, adrese ni inkingi y'amahoro 2023@gmail.com. Inkingi y'amahoro.